umugabo wanjye araje mwana we mbabarira sheri ndakwinginze mbabarira reka nawe ziko mbabaje Nonese mama Karamimana wari umeze neza se? ndaho ndashima Imana. Ese umwana ari Mama ntago mbizi ahantu ari ntago mbizi koko wicaye utazi ahantu umwana ari? ntago meze neza ariko abakobwa bo nge mwarananyobeye. none se uragira ngo mbigenze ni ngewe urabona ameze neza se? none se wabaye iki? Hano yanjye ntumbaza amakuru y'abarumuna bawe, ntumbaza amakuru y'agasaza kawe kari kamaze iminsi karwaye, none se ikibazo ufite ni iki? None se bameze batahuka? Ku mana yanjye baraho umusaza wawe muto yaramaze iminsi yarwaye inkorora iragenda ibinkorora bibi bintu birebire. Yarivuje se? Namujyanye kwa muganga bamuha imiti bwa mbere biranga bamuha n'iya kabiri yewe. None se mere wabaye iki kundi butameze neza? Mama ntago meze neza. Mama. Ese Mari ikintu watinye kumbwira ni igiki? Mama urabona igihe wahereye uzenguruka ni ibiki wakoze? Mama biteye ubwoba. Naciye ndishimye cyane. Numvaga ko tuba turi kuba tumeze gutya. burya mba nifuza ko dukina siko ndabishimishije. Reka nawe ziko mbabaje manze meze bite se? Ese neza kabisa. Ntabwo wari ubizi kabisa. Umva ikibazo cyabaye akazi sanga nyinshi cyane akazi kaza bite se? Umva maze iminsi nta kazi mfite ndi gushakisha akazi numva muri make akazi karabuze nicyo kibazo. Mubwire rero siko kazi bari gushaka abakozi haza ukadepoza kandi hari domaine yawe ijyanye n'ibintu ukora hari urumva yuko uramutse unyarutse ukaza ukadepoza ndakazi wakabona nawe yumva amakuru ari meza ngejejeho ikibazo cy'akazi nkumva cyaba gikemutse kabisa. kubonana nanjye se bitageze umumaro umuntu wadanje agaciro kabisa. ahubwo no kuzagira akanyara kukaza ukadepoza ukareba ibintu hariya nta kintu cya danje bisaba. nta kintu cya danje, ikintu cya mbere ni ukwiyaminiya uzi ko ibintu uri gukora kuba mbizi urabizi nawe ndabizi kandi ko umukura jezi ubwo rero icyo bisaba ni CV gusa, CV kandi diplome urabizi diplome amanota ni meza cyose ndabizi urabyujuje. icyo usabwa ni ukuza ukazadepoza ku kazi umuntu nanjye uhamenyereye cyangwa uzabimfashamo n'igihe nzagufasha.
Ukwiye cy'ubumpunga. ahubwo ko umwe kuguma kunkurikirana cyane. Biregura umugabo wanjye. Niba sinareka kugukurikirana. Ariko urabizi siko uzantera umutima mubi ugatuma nkwirukana. Ngo Uzantera umutima mubi ugatuma nkwirukana. Amakuru yanyu se mwana wawe? Amakuru ni meza mama. Muri amahoro? Turi amahoro turashima Imana. Imvura twabonye ejo bundi namwe mwarayibonye? Imvura yarabonetse cyane. Reka da. Twe nawe yarahageze. Imana ishimwe. Umwana wanjye se ko namubona ari? Mary. Mary ariko musa nkaho mubisikanye. Musa nkaho mubisikanye kuko nawe asohotse none ahangaha gutya. Naje namuhamagaye numva telefoni ye nta gucamo nshaka kumubwira ngo uko nshaka kunyura hano nkabasuhuza. Ahubwo nicyo nari ngiye kukubaza nanjye kukubwira ni kuki utamuhamagaye kuri phone ngo muvugane. Ya namuhamagaye nsanga telefoni ye nta gicamo ariko se no kuba mpanyuze ubwo nabyo ni amakosa. Aya nta makosa arimo. Naringize ngo wenda kubanje kubasuhuza byaba ari amakosa. Nta makosa arimo kuko twe tumaze n'igihe kinini tukakubona. Uya nanjye numvaga mbakumbuye n'ukuri. Cyane rwose. Numvaga mbakumbuye. Nuko ndavuga rero ngo reka nyura hano mbasuhuze. Buri munsi nca hano mumbwira ngo umwuzukuru wanjye yagiye ku ishuri nawe igihe ariko nibafunga muzahitemo munzanira. Ya tuzamuzana nta kibazo. Tuzamuzana. Rero nasize musaza we arwaye. Reka ngende ndeba abarwayi nasize mu rugo. Wihuse se? Nasize sindimo kukubwira ko nasize abana barwaye. Nasize abana barwaye hari gasaza kamaze iminsi karwaye. Reka njye kureba ukuntu bimeze. Turebe niba hari ikintu umuntu yamukorera ariko nazi umunsi uhurize kandi muzaze no kunsura. Nta kibazo ndamubwira kandi urakoze mama. Oya mugerageza namwe munsure mungere. Ariko mama uzi ko mbakumbuye. Irungu iki? Turabizi kandi urakoze kudusura. Sawa rero. wow. Ndashiri. Amakuru se Karibu. asa neza. Nawe ndakubonera ryose. Kari wowe se? Andi makuru se? Neza. Ariko ushaka ni byiza. Abana barabyibushye. Abaye umugore. Ya, nawe mugore ndakubona ariko nawe ryose. Mvaho. Nukimamagara ubusobanuro no guhamagara umuntu. Mwese wo kutamumagara shu. Siko hamagara nyita ko agira ngo uhora uri bize iminsi yose uri bize tu. Nawe urabizi by'urugo ntabwo ruba byoroshye. Ntabyo siko sindashaka ahubwo se mbwira bigenda bite. Uzashaka nyine uzabimenya. Ufite umutima mubi kutakishima byagenze bite. Kutagipostinga, utagiseyinga, warashatse bigenda gutyo tu. Aya. Ahubwo nyine mwese ntameze neza. Wabaye iki se? Ibibazo ukabyihererana. Shabyiburi. Mbwira wabaye iki? Nshaka ikibazo n'umutware wanjye. Byagenze gute? Mbwira. Byagenze gute? Ushaka se kumubwira ko bikurakaje? Bitandakaza. Ushaka kumenya amakuru y'umugabo wanjye? Ndisi ko mbwira shiri wanjye. Nyine na shiri wawe ntabwo ari umutware wanjye. Kuko barahindutse biri serious ndabona bikubabaje. Umva ubwo muko unsakurize. Nifite stress nyinshi cyane tanzamasa. Ntabwo wabibona. Ntabwo nawe gukora ese urumva umugabo kuri umugabo wawe. Mwese ngombwa kumenyesha. Umugabo ni watumye uba uko ukomeze. Ni utuma nyine ugira umushiya. Nakubwiye nunzamura isukari by'imishihara. Nanga yenge wayizamuye gusa nyine none se urashaka iki? Yangane nanga ari ngombwa ko menya ibyo ndashira wanjye.
Poli. Erega ndabizi ko nzi neza cyane bihagije ubundi nta nubwo byari ngombwa kubimbazaho ariko nta nubwo ukosheje kubimbaza ahubwo se ko nakurangaranye nkwakire se Sha, yiyara n'amazi. Ganza naraguhemukiye pe ariko mbabarira ndagukunda cyane Ganza ni wowe mugabo nahoze nifuza kuva kera ngira amahirwe Imana irakumva none Ganza narakubabaje nanjye sinjye ndagukunda pe n'umutima wanjye wose nawe urabizi ariko Ganza ntabwo bishatse ko tugumana ndagiye tuzahurire mu ijuru kwa Jambo Mana we Mana we napfuye Mana we Chérie, ese ni ibiki kuko umwana yanjye